Ndizera ko mumeze neza mukomeza gukanda subscribe no kucyana ibiganiro bya Lisman aho muri ndizera ko mumeze neza. Umunsi twongeye twigarukira mu mujyi wa Uvira ahari kubera imirwano hagati ya M23 ndetse n'ingabo z'abarundi FARDC ndetse na Wazalendo. Ngira ngo abantu muri kureba video cyangwa se abantu muri gukurikirana amashusho umujyi wa Uvira kimwe mu bintu FARDC cyangwa se n'ingabo z'abarundi bari kuvuga ko ingabo z'aba ngira ngo muri kureba video wenda bangaba M23 basohoka mu mujyi ariko abarundi bari kuvuga ati wapi kabisa ntabwo mugeze musohoka ati wapi. Ngira ngo muri kubona iyi video bari gusohoka mu mujyi wa Uvira ariko abarundi bakavuga ati nubwo mwasohotse mu mujyi wa Uvira muri kwere n'amashusho mukayashyira hanze mwifashishije abakameramani banyu ntabwo mwavaga mu mujyi wa Uvira ati ikintu cyo mwakoze no gufata amashusho ikintu cyitwa intambara nakeza k'intambara nuvuga ngo FARDC igisirikare cya Kongo ndetse n'igisirikare cy'abarundi bari kuvuga ko ingabo za M23 cyangwa se zibarirwa mu mutwe wa M23 zifasha mu mashusho yuko bari gusohoka mu mujyi. Yango muri kubona nka cameraman hano, cameraman byo biragaragara ko hari cameraman rwose wateguwe waje no gufata amashusho ariko bakagira ati ntabwo mwigeze musohoka mu mujyi wa Uvira, n'abasohotse ndasohotse kuri abahindura uniform baragaruka. Niyo mpamvu umujyi wa Uvira ikintu kitwa umurundi kira ko yatuvanga umuntu ngagira ubwoba ngakabuno kakanuka. Mbyanga hano muri kubona umuyobozi w'igisirikare cya M23 cyangwa se w'ingabo za M23 nawe uyu ni Colonel Wiringoma ari kubwira abaturage basuza bwati ndize mwatubonye mujye ari nahagera akavuga ati mujye muvuga M23 nimvuga ko M23 musubiremo ati M23 oye yango muri kora abaturage b'abakongomani barishimye cyane rwose nayo byo gufanga ubwoko ngaba n'abanyamurenge ngaba n'iki n'abantu bakunda uyu muryango cyangwa se amini uyu mutwe wa M23 kubera ko nta kintu kibi bakorera abaturage. Ngira ngo muri kure ukura ari kubabwira ati hariya hose nimugira ikibazo turahari turi kukontorora aka gace kose nimugira ikintu cyitwa ubwoba barabasezera bamubwira ati rwose bye Wiringoma hano muri kano gace ahitwa nka Karehe ikintu cyari gihari bari baririmba Wiringoma nta nubwo bari bakivuga M23 kubera iki urukundo rw'uyu mugabo cyangwa se rw'uyu musirikare. Ngira ngo muri kubona hano nandi mashusho naho aba M23 bagaragaje bavuga ko bemeye guca n'inzira z'amazi rwo kugira ngo berekane ko nyine bari kugira ute bari gutaha cyangwa se bari kuva mu uyu mujyi. Ngira ngo murabona uyu ni general yitwa Makenga, uyu ni general Makenga cyangwa se ubwo bamuzi ko ari umugabo utuje cyane udakunze kuvuga menshi. So ubwo M23 turi kwibaza nimba koko yasohotse mu mujyi wa Uvira cyangwa se itasohotse. Ubwo general Makenga ngira ngo n'uyu nguyu nimba itasohotse ubwo tukibaza ngo yaba yagiye he se umundi bwo nimba yanasohotse se yasohotse mu mujyi wa Uvira icyo yarwaniraga se yakibonye ese M23 se iri kurwana sigamije kutwemeza none se yesubiye yose kubera wenda igitutu cy'abanyamerika se nkuko twagiye tubona itangazo rya Colonel nani uriya yitwa Nanga wakize itangazo avuga ko byanze bikunze nabo hari ibyo basaba kugira ngo basohoke muri uyu mujyi. Ubwo wenda sinzi tuzagenda tumenya ngo ukuri ni ukuhe cyangwa se niki kibyihishe inyuma gishobora kuba cyatuma M23 isohoka muri Uvira cyane ko yari ari umujyi yari yamaze gufata mu nkengero. Urebye za Karehe ukareba aho bita za Warungu ukareba za Kabare aho hose M23 yari amaze kuhagota bivuze ngo nta hantu mucenge cyangwa se umwanzi yagombaga kuba yatobora yinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Uyu munsi bafashe umwanzo wo gusohoka muri uyu mujyi ubwo cyangwa se bafata umwanzo ko bemeye gusohoka mu mujyi bakagenda tukemera none se ko bagiye ibyo M23 se twe twumvaga ko byanze bikunze M23 ni umutwe uri gushaka kurwanira ubwigenge go nibyo n'ubundi baracyaburwanira ariko bagafata n'igihugu mu gihe byabaye ngombwa ko Tshisekedi cyangwa se president w'igihugu cya Kongo
Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanze kwemera ko bagirana ibiganiro bagahuza nk'uko umuyobozi wa M23 yamye abisaba. Uyu munsi rero cyangwa se ejo hashize bemeye gufata umwanzuro ko wasohotse muri uwo mujyi, nubwo abenshi by'umwihariko ababirebera hafi hari abagenda bavuga ko byanze kunze M23 ngo ntabwo ari abaswa cyane ku buryo bapfa gusohoka mu mujyi gutyo gusa. Ikintu bakoze ni ukwerekana amashusho, ikindi ngo ibitangazamakuru ngo byo mu Rwanda ngo bikumvisha abantu ko basohotse muri uwo mujyi. Ngira ngo bamwe mu baripota bakomeye hano mu gihugu cya Kongo bakomeje kugenda bavuga ko M23 itigeze isohoka mu mujyi wa Uvira, ngo kandi nubwo baba banasohotse ngo bagomba no gusohoka mu mujyi wa Goma. So nuko bimeze. Ubwo no gukomeza gukurikiranira nganga muri kureba ino foto nakuye kuri imwe muri channel z'abanyamure cyangwa se z'abanyamurenge baba mu gisirikare cya 23. Ngira ngo nahoze ndeba igisirikare cya M23 ndeba ukuntu bafite abantu bose bari ku murongo. Bano bahungu b'abanyamurenge ni abahungu bari skilled kabisa, ni abahungu bafite ubwenge byonyine. Ariko urebye na kano gace bitanga imurenge urabona ko ni ahantu hasa neza. Kongo iteye Kongo mbese ifite natirere kabisa, ifite natire. Urabona ko urebye n'ubwatsi bwaho ukuntu butoshye, ukareba ukuntu hameze angana aho mu gace bita ngo ni imurenge. Ni mu gace bita ngo ni imurenge mu gihugu cya Kongo. Abantu benshi bahazwi by'umwihariko abanyamurenge niho batuye, ubusanga bahororora inka, ubusanga bahafite nyine ubutunzi. So niko nguko rero bimeze. Kongo yabaye Kongo. Abanyamurenge cyangwa se M23 abo bita ngo ni batwirwaneho cyangwa se amadubu, nubwo nagiye mbona mamwe mu mashusho menshi bagenda bavuga ati byanze bikunze Kongo igomba kudusubiza uburenganzira bwacu, uburenganzira bw'umuturage, bagakura mu kintu cyitwa gukomeza kudutsikamira cyangwa se kudusubiza hasi bavuga ko tutari abakongomani nyamara turi abakongomani. Ngaha rero ni hamwe mu gace bita imurenge, naho nako ni mu gace na gace kamwe mu tugize umujyi wa Uvira. Nubwo hanga bisa nka hari mu nkengero nyine ariko ari ahantu mu byaro nyine bagiye bigarurira, bagenda bahakura zimwe mu ngabo za Wazalendo, ingabo z'abarundi zirahunga ngo ziruka nka zikwira imishwaro. So nibyo ngibyo rero, niba utarakora subscribe kuri Raceman kora subscribe, kubera ko video zindi cyangwa se ikindi cyegeranyo tugiye kubagezaho mu kanya kiraza kuba ari ingorabahizi. Ndabashimiye, ndizera ko mumeze neza, mukomeze kugira ibihe byiza.